Yes, reka twongere kandi tubashimire tubifurize kugubwa neza mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana y'amahoro nibahereze umugisha. Ndabizi ko mudukurikira muri ingeri ebyiri, abakunzi bacu ndetse n'abanzi. Mwese turabakunda, mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kubageraho uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi kandi twongeye kugira umugisha wo kubana na Bishop. Karame. Umeze neza? Ni gake turacyari muri ya minsi yo kugira ibyago, ariko kandi muri byose tujye dushima. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Yego, Uwiteka amukiza muri byose. Suza abakunzi bacu rangi dusenge Imana. Muraho neza mwese mubanye natwe kuri izi kamera, abari Burundi, Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, mu Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani ndetse n'ibihugu bya Aziya ndetse n'Uburayi na Amerika. Mwese amahoro y'Imana be muri mwebwe. Shalom. Urakoze cyane, karibu nisengera. Mwami Yesu, uracyari ya Mana yariho kera, kandi uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Uri Imana idahinduka, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ibirema nyuma yo kubirema ikanabikomeza. Imana ishobora byose. Uragakinga k'amakuba kacu, uri samba itarumba. Urumugira neza Yesu, ugira neza bugaca bukira, ushobora n'ibidashoboka. Ucindiraho zidacika, utembesha amazi mu butayu, ugatembesha imigezi mu kidaturwa ngo wuhire ubwoko bwawe. Nutugirire neza turi muri iki kiganiro kandi nudushoboze. Ntabari twewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera ushira amagambo yawe mu kanwa kanje, kuko nje ubwanje ntacyo nishoboreye, tutari kumwe sinabishobora. Ndagira ngo unshoboze kugira ngo mbone icyo kubwira abantu, kuko ibihe turimwo birakomeye cyane. Waravuze ngo iminsi nirushaho kutwegera ari mibi, natwe turusheho guterana twiyegereza Imana. Nyemerera rero ubane natwe kandi utwambika imbaraga, uduhe kugukorera dushize amanga, tudafite gutinya. Urakoze kuri Imana ikomeye, urakoze kuri kumwe natwe, twegereye kuruta imyambaro twambaye, n'uhabwa icyubahiro. Byose tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu dusenze kandi twizeye. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Uyu munsi tukwakiriye nk'umubishop, ariko kandi tukwakiriye nk'umuhanuzi. Turacyari muri amezi abiri wavuze. Waravuze uti amezi abiri, ariko utangaza ikintu gikomeye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Turavuga ati kuri 20 z'ukwezi kwa gatandatu hazaba ikimenyetso kigaragaza ko ibyo nahanuye ku gihugu cy'u Burundi ari ukuri. Uyu munsi tugeze ku itariki, iki kiganiro gikoze ku itariki 18. Bishop, harabura iminsi ibiri. Yego. Uracyabihagazeho ko ku itariki 20 hazaba ikimenyetso kigaragaza ko ubuhanuzi wahanuye buzasohora? Ya, murakoze cyane. Twicaye ku ijambo rya nyiri ijambo. Ntabwo twicaye ku mutogoto w'inkono. Rero isezerano ni rya rindi, ntabwo bihinduka. Abantu nibagume ku mavi baritegereza. Yego. Hanyuma hari ikiganiro nabonye cy'umuntu yanyubahutse ashaka kumvuguruza. Yego. Numvise ari umuntu w'umudamu. Uwamutumye wese nasomye ijambo rirambwira ngo intumwa ntiruta uwayitumye, kandi umugaragu cyangwa se umushumba ntaruta shebuja. Byanze bikunze uwamutumye aramuruta. Yego. Ariko ubwo yamutumye akemera gukorera umuntu, kuko ntiyakoreye Imana, yakoreye umuntu, araza gukorwa n'isoni, buca amaramara, kubera yuko
twebwe turi abantu batoranyijwe. Yaravuze ngo ndiyemera, yaravuze ngo ndishira hejuru. Reka mvuge kuri uyu mudamu, mvuge no ku muntu yitwa Marite. Igitangazamakuru ntari burinde kuvuga mu mazina kuko ntitwaje kumwamamariza, ariko Marite kimwe n'uriya wundi mudamu, uretse ko Marite n'uriya mudamu baratandukanye. Uriya mudamu we ni gatumwa, uriya mudamu nta nubwo akorera Imana, uriya mudamu nta nubwo afite Imana, uriya mudamu nta n'agakiza afite, uriya mudamu we si n'umuhanuzi, ahubwo we ni gatumwa yari arimo yicira inshuro. Ibyo bita guca ingero mu Kirundi. Mu Kinyarwanda yari arimo aricira inshuro. Uriya we buriya ntabwo ngiye murakariye, kubera yuko ameze nk'umwana mutoya ugitoba ibyondo. Ntabwo ari umuhanuzi, nta n'Imana iba muri we, yewe no gusenga ntabyazi, nta n'ibyo yishoboreye, ahubwo arimwe aricira ibijumba ararira. Uwamutumye n'uwatumwe bombi mbasabiye igihano ku Mana yaremye isi n'ijuru, kugira ngo bemere ko natoranyijwe kandi nahamagawe. Kabiri, bitegereze batinye. Bariya n'abanyakibi. Bibiliya iravuga ngo umunyakibi tuzetegereza aho yari atuye tuhabure. Bivuze iki? Azibagirana. Iminsi yabo ndayibaze, iminsi yabo nyibariye ku ntoke. Nta gihe bafite cyo kubaho, birangirije igihe cyo kubaho, birangirije iminsi yabo, kuko biragatsindwa kubahuka umuntu Imana yatoranyije, biragatsindwa kubahuka umuntu Imana yasize. Na Dawudi yaratinye Sawuli, aravuga ngo nubwo yakoze amafuti. Urabyumva neza? Ndakumva. Ariko Sawuli kuko yari yarasizwe, Dawudi yaravuze ngo sinavusha amaraso y'umuntu Imana yasize. Bariya borera, bariya ibyo banyifurije ntabwo bazabibona, n'amatwi yabo ntazabyumva kuko ntibizabaho, ariko bo bibabayeho mu cyimbo cyo kubinyifuriza. Imana ibakubire 770. Hanyuma twe ntabwo tuzapfa. Bishop, nyemerera ngo uce mu ijambo. Mutima wanjye urakomeye. Yego, umutima wawe urakomeye. Ariko we yaravuze, ntiyakuvumye, ariko wowe uramuvumye. Yaravuze ngo dutegereze amezi yavuze, nta kizaba. Atahubwo iminsi ya Bishop yo ni mike, irimo irarangira. None wowe kuki utari kuvuga ati bategereze Imana, ukaba uri kwihutira kumuvuma? Wewe wavuze bagategereza Imana muri ayo mezi abiri. Icyo umuntu abiba nicyo asarura cyangwa se icyo asarura? Nicyo asarura. Yanyifurije ko iminsi yanjye irangiye, iye niyirangiye. Iyanjye ntishobora kurangira, iyanjye ntizavaho n'umunsi n'umwe. Ntabwo nje namuvumye, njewe nkoresha itegeko ry'Uwiteka Imana. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura, icyo umuntu yatetse nicyo yarura. Yego, yatetse ko iminsi yanjye irangiye, ararura ko iminsi ye irangiye. Yanyifurije gupfa kuko yaravuze ngo Evariste ndayishimiye ntazapfa, ninjye nzapfa mbere ye. Ibyo ntiyabivuze? Yarabivuze. Aragapfana nawe bakurikirane. Bishop, subiramo. Ndavuze ngo aragapfana nawe bakurikirane. Kubera iki? Yabesheye Imana. Iyo abivuga mu izina ry'Uwiteka, nkashishoza nkanagenzura nkasanga Imana yavuganye nawe, ntabwo nari kuvuga amagambo akomeye nk'ayo mvuze. Ariko kuko yumviye umuntu akabeshera Imana, niko mvuze njyewe Bishop Muhungu Abel. Bishop, urimo uravuga ukavuga uti niwe n'uwamutumye. Ese hari uwo waba ukeka
wari ufite gahunda yo kuguharabika, tuvuge ngo wenda yaba kwari ukuguharabika, twe nta makuru dufite, cyangwa waranamumenye? ntabwo namuyoberwa kuko twahawe umwuka utari uw'ubwoba. Icya kabiri, umwuka si umwuka w'ubuja, ni umwuka wera w'Imana nkorera. Ku bw'ibyo rero uwamutumye ari n'uwemeye gutumika, bose igihembo ni kimwe. Hanyuma njyewe bazamenya ko ndi umuntu w'Imana. Nanjye se wamushyize kuri cano ndimo kandi narabigusabiye uburenganzira. Wowe nta kibazo, nabanje kubigusabira uburenganzira. Wowe nta kibazo, nabivuze kare. Wowe nta kibazo, uri gukora akazi kawe, kandi wowe ukora akazi kawe kinyamwuga. Nta kibazo wowe na kimwe kihari, kandi byose biberaho kugira ngo abantu babimenye. Nta kibazo mfite ku byo yavuze. Ibyo yavuze ahubwo nibije gusohoza umugambi w'Imana, kugira ngo abantu bazamenye yuko isezerano Satani aryanga kandi arirwanya. Ntabwo biriya yavuze bishobora guhindura n'inyuguti n'imwe ku mugambi w'Imana, ntibishobora no kuwubuza gusohora. Birabaye vuba cyane abantu bemere ko habaho abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Ndavuga ku muntu ugira kabiri witwa Marite. Sinashimye kuvuga igitangazamakuru, benshi baramuzi kuko ntabwo ndi kumwamamaza no kumwamamariza, ariko ndakubwiza ukuri, ibintu yavuze nawe ubwe yishize mu mutego, yirengagiza ukuri kandi akuzi. Ngiye kumusubiriza kuri kamera abantu bose bamenye. Yaravuzemo ijambo rivuga ngo Uburundi ngo bwarasuzuguwe, ngo umuntu wese araza ngo njyewe nzaba perezida, ngo umuhanuzi, ngo abize n'abatarize. Njyewe azi neza, arazi neza amashuri niza yariyo. Uwo Marite yabivugiye ku kihe kinyamakuru? Urashaka ko nkivuga kandi nanze kukivuga? Oya, kivuge nta kibazo. Urakoze cyane. Ni ikinyamakuru cyitwa Imbabazi gatatu, Imbabazi TV gatatu. Urabyumva neza? Yego. We ukurara kuzi n'amakuru arayafite. Harya sinajyaga mbona icyo gitangazamakuru kivuga ku bibera mu Burundi bitameze neza? Nibyo avuga. Cyangwa hari Imbabazi hakaba n'Imbabazi gatatu? Nibyo avuga. We yavuze ibintu byinshi, abantu birirwa bamubwira ngo kuvuga ibi ntibisohora, ukavuga ibi ntibisohora. Habe noneho n'ikintu na kimwe yavuze kigasohora, njye nibura nazana bitanu navuze bigasohora abantu bakabibonesha amaso. We yazana bingahe? Nazana kimwe cyangwa bibiri. Noneho rero icyo nenda kuvuga ni iki? Ushaka kuvuguruza ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri yavuze. Yahagaze ku kintu cyitwa amashuri. Ndashaka kumubaza Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima, umunyanazareti, yize amashuri angahe? Yagusubiza ko Imana ariyo yamwigisha. Urakoze cyane. Uyu munsi ntabwo Imana yigisha. Ubwenge buva ku Mana, ubumenyi tubwiga mu ishuri. Imana itanga igabira umuntu uko ishaka, kandi cya kabiri n'amashuri twarayize turayafite, bitonde. Ikindi cya gatatu, Dawidi yize mu wa kangahe? Yavuye mu ishyamba kuragira umukumbi w'intama wase Esayi. Adepansa bene se b'abakoroneri n'abajenerali bize amashuri menshi, aba umwami. Iri jambo rimutsinde, iri jambo rimuhindura umutsindwa, iri jambo rimutsinde hasi, iri jambo rimuhindure zero, iri jambo rimuhindura ubusa, mu izina rya Kristo Yesu Imana nkorera. Kubera ko yasuzuguye Uwiteka Imana ikomeye iba muri njyewe, atsindirwe imbere y'abantu, imbere y'abahamya benshi. Ejo bundi aho bukera arakorwa n'isoni, nzamuhamagara mubwire ngo ndagushaka. Azanyitaba ku neza ku nabi, ku neza ku nabi, by fire by force. Nzamuhamagara ejo bundi aho bukera, azanyitaba biguma cyangwa byoroha. Azanyitaba njyewe Marite. Ndabisubiyemwo abantu bose bamuzi. Uwumutanga kubona iki kiganiro amutangarize aya makuru vuba, bitarenze hagati y'amezi 2 cyangwa 3. Nzamuhamagara ahantu azaba ari hose, azanyitaba. Nane namuhamagaye ku telefone yanga kunyitaba. Yego, azanyitaba aze tuganire. Njyewe mwicaze mubwire ngo icara hano, icara tuganire. Yicare
muri aya mezi abiri kandi yifungiye amarembo ye y'umugisha. Imana yari yaramugiriye neza, Imana yari yaramuciriye inzira, ariko kubahuka byo byonyine kuvuga izina ryanjye njyewe ndimwo Imana ikomeye. Kumbe yarakuvuze avuga n'amazina yawe. Yarambuze amvuga no mu mazina. Yego. Ntabwo bizamurwa amahoro, ntabwo bigiye kumworohera. Kandi yaravuze ati aba bantu, yavuze ku bantu babiri. Yavuze kuri njyewe n'uwitwa Nikora. Nikora ndamuzi, twaranavuganye, ari muri Australia. Yego. Ariko njyewe simbereye hano. Ibiganiro byose nkora, wari wumva nshira umuntu mu mazina nkatesha agaciro izina ry'umuntu? Kirazira kireka Uwiteka Imana yakuntumyeho, kuko yubahutse akanyubahuka njyewe. Yuriye igiti kiturirwa, igiti kiturirwa iyo ucuriye nabi urakomereka, kuko ni igiti kiturirwa. Kabiri, igiti bise ingoma ntigicanwa. Uyu muntu witwa Marite arirangije kandi yifungiye ibintu byinshi. Umuntu yitwa Yongwe yaranyubahutse. Mukurikirane amakuru y'ubuzima bwe n'amagingaya. Umuntu yitwa Ezekiyeli afite igitangazamakuru cyitwa gute? Nyibutsa. Oya, ntago ari ngombwa kuvuga. Urakoze cyane. Ezekiyeli abantu benshi baramuzi. Uyu munsi ari mu gihugu cy'Ubugande. Ndahamya neza ko izina ryanjye yubahutse akanyurira ku mutwe. Ntabwo bizamurwa amahoro, n'igihugu cye yakivuyemo akinsigamwo, no kukigarukamwo bizamugora cyane, ariko njyewe ncicayemo nkirimo. Ndakubwiza ukuri, Ezekiyeli nawe ntibizamworohera n'amagingaya. Nashaka nabona iki kiganiro agenda avuge ibirenze. Njyewe ndi igiti kiturirwa, njyewe naratoranyijwe. Kabiri, nta nubwo nahamagawe mu buryo bw'abantu. Nje ntabwo ndi umuntu nubwo ubona ngaragara mu ishusho y'abantu. Uranyuma neza? Njyewe ndi marayika nubwo ngaragara mu ishusho y'abantu. Na Yesu yavutse mu ishusho y'abantu, akura nk'abandi bana, abantu akina n'abandi bana. Yego. Ariko Yesu Kristo ntabwo yari umuntu, ariko yagaragaye mu ishusho y'abantu. Nanjye ngaragara mu ishusho y'abantu, ariko ntabwo ndi umuntu. Ndababwiza ukuri, kuri iyi si hari abamarayika duturanye batagira amababa, bagaragara mu ishusho z'abantu. Murahura ntumumenye, mugasangira ntumumenye, mukicarana ntumumenye, mukaturana ntumumenye. Ndi umwe muri abo. Ntaho ntandukaniye na ba bandi bagiye kwa Aburahamu bakamubwira ngo umwaka utaragera aho ugeze, ibibero by'umugore wawe Sara bizaba bikikiye umwana w'umuhungu. Sara yarageze ku myaka 95, yari yaraciye kubyara, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Sara yarabyaye umwana w'umuhungu amwita Isaka. Wigeze kuba wambaza ngo kuki utubwira ko utari umuntu, kandi urya nk'umuntu, ukanwa nk'abantu, ukagenda nk'abantu, ukaryama nk'abantu? Abo bamarayika nkubwiye binjiye mu rugo kwa Aburahamu, barariye nk'abantu, banywa nk'abantu, baryama nk'abantu, ariko basohoje umugambi w'Imana mu rugo kwa Aburahamu. Niko ibyo mvuga byose biri buze gusohora, bigasohorera ku bantu bose nabibwiye. Uko abantu benshi batari bakeya, uwitwa Papa Bitangaza yaranyubahutse, aranyubahuka, arabigaragaza. Uyu munsi abantu benshi bazahageze, n'ubu nibashaka bakomeze bahita bongere bazamuke, buririre ku izina ryanjye cyangwa ku mutwe wanjye. Uwiteka Imana nkore araza guhigura nabo. Hanyuma abantu benshi ibi mvuga barabizi, ni ibihamya nagiye ntanga nkavuga ngo aba bantu bigiye kubakomerera, ntibyaboroheye. Ngira ngo nawe amakuru urayafite kuko abo mvuga urabazi. Umuntu ukurikiraho ni uwitwa Apotre Mutabazi. Apotre Mutabazi nta rubanza mufiteho, kandi n'abo bandi bose mvuze nta rubanza nyibafiteho. Yongwe yansabye imbabazi, Papa Bitangaza nawe yaransabye imbabazi, Pastor Claude yaransabye imbabazi. Bamwe muri bo bampaye n'ituro, baravuga ngo tugusabye imbabazi nk'umutambyi. Apotre Mutabazi yansabye imbabazi, ndamusengera, aho yarageze arahazi. Byari ibintu bikomeye, Imana yamugarutseho ku munota wa nyuma. Abantu nibagenda bitondere iri zina ry'uyu mushumba witwa Bishop Buhungu Abel, bagenda bitonde cyane, bagenda kariro gake na feri.
hanyuma uyu mudamu wakoresheje ikiganiro yego ndetse na Marite yakoreye ku Mbabazi TV yego Mbabazi TV gatatu umuvuduko w'ikinyoma batega amatwi neza iri jambo ngiye kubabwira umuvuduko w'ikinyoma uhagarikwa na feruje z'ukuri umuvuduko w'ikinyoma uhagarikwa na feruje z'ukuri umunyakinyoma amera nk'umuntu washoye ihene mu isoko abaguzi bakagura abandi bakamushungera bamuhekeza umunyakinyoma Imana ntiyamutakazaho umwanya ariko umunyakuri Imana iramushigikira nzi neza ko uwantumye anshigikiye kandi turi kumwe hanyuma ejo aho bukera dusoze ejo aho bukera ikinyoma bakoresheje kiraza kubashyira hasi yego kiraza kubatesha agaciro jewe urugendo rwanjye rurakomeza gukiranuka kwanjye kurakomeza kandi Imana yanjye tuzabana uhereye none ukageza iteka ryose ntabwo ndi umutsindwa sinzigera ntsindwa sinzanakorwa n'isoni ibi byiringiro ntibijya bikoze isoni yego kandi dufite umurengezi dufite umutabazi dufite Imana ikomeye twegamiye umugabo ukomeye ntituzamwara ntituzakorwa n'isoni habe na gato babisome Yesaya 48 umurongo w'11 Imana ishimwe noneho tuzabana nawe mwami Imana tuzabana nawe mwami Imana mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami Imana mu Burundi tuzabana nawe mwami Imana hazaba ari Bujumbura tuzabana nawe mwami Imana mu birori bikomeye byiza wateguye tuzabana nawe mwami Imana iyo mvuga ibi bintu mbivuga mbihagazeho mbivuga nk'ubisomaho byanditse kandi biturimwo ntibizatuma duceceka tuzavuga kugezaho haleluya kugezaho i Yerusalemu yego hazahindurirwa amateka hazatabarirwa hazabonerwa agakiza abantu rero batwitiranya ntibatuzi ntibanatumenye kuko twebwe turi mu isi ariko ntiturabizi Bishop iki kiganiro gikoze ubabaye warakaye ariko kandi wari uri guhanura kandi umwuka ukurimo wifuhe nawumvaga hari andi makuru umenyeyeho ntari nakamenya uraza no kuduhereza link y'icyo kiganiro kugira ngo tuze ku cyumba cyo kwa Marite reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone dusoze ya murakarama murakoze ni 078 58 6 akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 Chris Desa 50 78 58 64 705 Imana iduhana umugisha murakoze.